Muraho neza abanyamuryango ba Ruhongore Comedy, nizere ko mumeze neza. Okay, ejo tariki 5 twakoze inama, abitabiriye inama twitabiriye turi abantu 9. So inama yacu rero yaganiriye kuri ibingibi bikurikira. Twaganiriye ku bintu 5 ari byo: icya mbere twaganiriye ku mikorere mishya ivuguruye, icya kabiri twaganiriye kurebera hamwe umubare w'abakinnyi nyirizina, ese turi bangahe koko, turebe niba hari abo twakongeramo cyangwa se twagabanya. Icya gatatu twaganiriye ho gusangira, hari ugusangira tugasabana. Icya kane kurebera hamwe ibibazo by'abakinnyi bibaza mu mitima yabo. Icya gatanu gukurwaho kw'imisanzu yatangwaga. Icya gatandatu gukurwaho k'ubufasha rusange bwo gutwererana, ahubwo buri wese akazajya afasha mugenzi we ku giti cye muri groupe bitewe n'ikibazo yahuye nacyo, nuko muri groupe bitewe nuko abishaka. Cyangwa hagira umuntu uhura n'ikibazo bitunguranye, tukaba twavugana inbox kuri babandi bafite umutima wo kubikora, n'ubundi tukabikora, tukagira icyo twafasha wa muntu wacu, wa muvandimwe wacu, ariko bitanyuze muri groupe ngo bimere nkaho ari itegeko gutwerera cyangwa se gufasha uwahuye n'ikibazo. Nibyo bintu 6 twavuzeho. Hanyuma rero ku mikorere mishya ivuguruye ifite utuntu 3: kwita ku mikinire cyane cyane y'abakinnyi. Imikorere ivuguruye dusanzemo kwita ku mikinire y'abakinnyi cyane cyane. Icya kabiri kureka akavuyo mu mikinire, ubwo ndavuga muri on position actor. Aka gatatu gushiraho abakinnyi bahoraho muri buri episode, icyo twakwita principal mu gifaransa. Ubwo rero icyo ni mu mikorere mishya ivuguruye. Icya kabiri kimwe cyo kurebera hamwe umubare w'abakinnyi. Twese hamwe twasanze turi abantu 14. Mu babashije kwitabira haje Nkundabatware Thierry, ari we n'ubundi nyir'umushinga. Haza Nyandwi Rive, ari we ukina yitwa Magazehe. Haza Mukamurigo Claudine, ari we ukina yitwa Mama Kevine. Haza Twizere Jean Paul, ari we ukina yitwa Zakayo. Haza Kubwimana Felix, ari we ukina yitwa Rutiri. Haza Ruzindana Fred, ari we ukina yitwa Sugabo. Haza uwitwa Izabiriza Rachel, ari we ukina yitwa
Gororiyoza, haza uwitwa Mutuyimana Françoise ari we nta zina arahabwa ry'umukino. Hakaza uwa 9 ari we Nyiramashuri Julienne. Abo bantu 9 uko twari 9 ni twebwe twabashe kwitabira inama y'ejo tariki 5 z'ukwa 10 2025. Ku batabashe kuboneka bitewe n'impamvu z'akazi cyangwa se z'imibereho muri rusange, Manirarora Boniface impamvu ye yabaye ko ari akazi katamworoheye kukavamo. Uzabakunda Noheli, haruguru gato, Manirarora Boniface ari ukina yitwa Muchoma, ntabwo yabashe kuboneka bitewe nuko akazi kamuzitiye bikanga. Uzabakunda Noheli ari ukina yitwa Kavukire, nawe yari afite ubukwe yagombaga kujyamo. Muvara Jean d'Amour ari ukina yitwa Mutaziheza, nawe ntabwo yabashe kuboneka ariko impamvu ze n'iz'akazi. Tuyisenge Serafine ari we ukina yitwa Umuswayire umunyamahanga, nawe ntabwo abashe kuboneka bitewe n'akazi. Nabihoyiki Françoise ari we ukina yitwa Yankurije, nawe ntabwo yabashe kuboneka bitewe na gahunda zindi yari yarapanze mbere kandi zitagombaga guhagarara. We yatubwiye ko afite gahunda yapanze zitagomba guhagarara, nta mpamvu nyirizina cyangwa se izina ry'impamvu yagaragaje. Abo ngabo rero nibo bantu 5 batabashe kuboneka. Twese hamwe rero tukaba turi abakinnyi 14. Rero kuri icyo cy'umubare w'abakinnyi turi kumwe nacyo twashaka kugishyiraho umucyo. Harimo abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bagaragara mu buryo bw'akavuyo, ugasanga dufitemo abakinnyi bamwe batanditse, abandi banditse, abagize gute, nyine dupfa kuvangavanga ibintu. Uwakinaga yitwa Kariza, uwo nguwo twamukuyemo. Uwakinaga yitwa Nyabade, nawe twamukuyemo. Hanyuma n'uwakinaga yitwa Jacqueline, nawe yavuyemo. N'abandi rimwe na rimwe twapfaga gutoragura bitewe n'akajagari. Abo bose nabarimo, ntabwo tugiye gukomezanya. Icya gatatu aricyo gusangira no gusabana. Nta mukinnyi n'umwe ku busabane bw'ejo tariki 5 z'ukwa 10 2025, nta mukinnyi n'umwe wasabwe umusanzu nk'uko byahozwe cyangwa se nk'uko byahoze, uko twajyaga guhura rimwe na rimwe tugakoteza 1000 cyangwa 2000 kugira ngo twiyakire iyo byabaga ngombwa. Ejo nta mukinnyi n'umwe wasabwe umusanzu wo kugira ngo afate icyo kurya cyangwa se icyo kunywa. Byose byakozwe na team leader ari we Ruhongore. Icya kane kurebera hamwe ibibazo by'abakinnyi bibaza mu mitima yabo. Icyo kintu uwitwa Jean Paul Tuyizere yabajije ibibazo 5. Icya mbere yabajije ikibazo kivuga ngo kigendanye no guhembwa. Se tuzahembwa ryari? Kubona tumaze igihe kinini dukora, tuzahembwa ryari? Ese ntabwo iyo kamera wenda waguze cyangwa se nuko wenda kutwakira byaba bishobora kuba bituruka wenda mu bihembo twakoreye biturutse kuri YouTube? Hari nk'abantu bashobora kubyibaza. Icyo gisubizo ndaza kukibabwira mu kanya. Ikibazo cya kabiri yabajije ikibazo kigendanye
n'ibintu by'amagambo muri groupe rimwe na rimwe bigenda bivukamo gato gato, ugasanga umuntu avuganye n'ikintu umuntu ahise akibwira undi, n'undi agisikibwiye undi, n'undi akibwiye undi, ugasanga ntabwo ari ibintu bigaragaye neza muri groupe. Icya gatatu yabajije ikibazo kivuga ngo ku bantu baceceka muri groupe bakigirana ibindeba, hagira itangazo riciyemo cyangwa se no gusabana muri groupe burya biba bikenewe, ugasanga haravuga abantu batatu cyangwa babiri cyangwa umwe, ugasanga ukagira ngo abo bantu babiri nibo bafite telefone ngendanwa ya WhatsApp, kandi mu by'ukuri groupe irimo abantu 14. Icyo kibazo nacyo yakibajijeho. Ikindi kibazo yabajije ni icyerekeranye na kamera. Yarabajije ati ese ko waguze kamera, twebwe nk'abanyamuryango ese nta kintu tuzasabwa kugira ngo byibuze tukunganire, byose uri kumva uzabishobora, bimeze biti? Icyo gisubizo nacyo ndaza kukibaha. Arongera abaza ku kigendanye n'amasaha yaguzwe ariko kano kanya tutarabona kuri channel ya Ruhongore Comedy. Ibyo byose twarabiganiriyeho, ariko ikintu kigendanye no guhembwa aricyo cya mbere yabajije. Ntabwo dushobora guhembwa channel itaraba monetize. Icyo cyo muhise mukimenya, nuko nguko bigenda. Nicyo gisubizo namuhaye. Ku cya kabiri, ku bintu bigendanye n'amagambo muri groupe, twanzuye ko umuntu uzagaragaraho icyo kibazo tuzamuhana by'umwihariko, twabona yongeye kubisubira tukamuhagarika cyangwa se tukamukuramo burundu muri groupe. Ikintu cya gatatu, ku bantu baceceka muri groupe bakigirana ibindeba ntibavuge, ugasanga haraganira abantu batatu babiri kandi mu by'ukuri harimo murebera gutyo mutasabana ngo muganire mwungurana ibitekerezo. Icyo nacyo giteje ikibazo muri groupe kuko kigaragaza intege nkeya. Nacyo rero twanzuye yuko umuntu utazajya uvuga impamvu ataboneka online muri groupe ngo aganire cyangwa se atanga ibitekerezo ku bintu biri gutangwa, uwo nawe azajya ahagarikwa, yabisubira tukamuhana by'umwihariko tukamubaza impamvu. Niba ugize ikibazo cya WhatsApp ikagira ikibazo cyangwa se ukabura internet, ubushobozi bujya bubura, bivuge, cyangwa se telefone n'ibitakaye bivuge, mu rwego kugira ngo nituzajya twaploadinga video twese tujye tuba update kugira ngo tube tayari kugira ngo tuyisharing, tutagendeye ngo ngiyi ntabwo nayikinnyemo cyangwa se nayikinnyemo, tugakora nka team. Nicyo kintu twaganiriwe ahanini. Ku kigendanye na kamera nacyo nagishyizeho umucyo, mvuga yuko ku bigendanye na kamera nayiguze mu mafaranga yanjye bwite, ntabwo nayiguze mu mafaranga yaturutse kuri YouTube, kuko channel ntabwo iraba monetize ku buryo iduhemba. Ndetse mbagaragariza ko nta n'umunyamuryango n'umwe uzongera gusabwa umusanzu wo kugira ikintu gikoreshwa runaka cyangwa se kigira gute. Ibintu byose nzajya mbyimenyera, mwebwe icyo muzajya musabwa ni ukugera kuri seti mugakina, mugakora, mugataha. Hanyuma channel yatanga umusaruro mu gihe runaka, yatanga umusaruro, buri wese nkajya muhamagara muhemba bitewe nuko umusaruro wabonetse. Ubwo rero ku kintu kigendanye n'amasaha aricyo cya gatanu yabajije, amasaha ntabwo araboneka. Buri gihe nanjye mvugana n'umuntu wayatuguriye, ariko yangaragarije ko hajemo ibintu by'ibibazo, uretse ko ubu YouTube yameze nk'aho ivugurura ibintu. Mu minsi yashize twavuganye yuko ambwira ko ngo bamuciye ngo niba ari amande y'amadolari 50 washobora gutanga bitewe n'uko ibintu byakererewe cyangwa se bigatinda nibikorwe, ariko namubwiye yuko ayo hashobora kuzabaho ikintu cyo kuba
navugana nawe kugira twumve umwanzuro wabivamo, niba amafaranga twayasubizwa cyangwa se niba yayadusubiza muri rusange tukamenya ngo bimeze gute. Ariko njye umugambi mfite nuko tutagomba guhagarara gukora, ahubwo mfite n'umugambi wo kubatwara mu itangazamakuru, kuko dushobora gukomeza kwiringira ibintu by'amasaha bikadukereza kandi ugasanga turimo turadindira cyane. Ubwo ibyo nibyo bibazo bya Jean Paul yabajije, ariko nabyo byasubijwe mu buryo bwabyo, kuko nanjye nyine murumva ko nanjye mba nicaye negereje, nyine ntabwo mba nzi ngo bimeze gute muri rusange. Ikindi cya gatanu twavuzeho gukurwaho kw'imisanzu yatangwaga. N'ubundi hatangwaga amafaranga 2,000, ugasanga byatanzwe n'abantu 3 cyangwa se 4 cyangwa se 2, ugasanga kuri seti ndi bugaburira abantu 6 cyangwa 8, ugasanga n'ubundi nibiri buvemo, ugasanga nibikunze. Cyangwa se kamera yagira ikibazo, n'ubundi ibyo 6,000 niba haratanzwe 10,000 cyangwa 6, ugasanga n'ubundi ayo mafaranga ntabwo yakoresha kamera. Rero niyo mpamvu navuze ni n'ubundi byaruta bikavaho, aho kugira ngo muzajye wenda nk'abanyamuryango mwica muvuga ngo muhari imisanzu mutanga kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe imara cyangwa se yamara mu byo dukeneye. Hariho uwabaje ati turaza tugasonzera kuri seti. Twemeje ko umuntu wese uzajya uza gukina azajya yitwaza impamba, uko yagennye itiki akagena n'amafaranga yo guteganya yuko nasonza ari bureba ahantu anywa icyayi cyangwa se akagura irindazi akarirya. Mu gihe tutarabona ubushobozi bwo kuba nabashyiraho bife ku buryo buri mukinnyi wese uje gukina agomba kurya agataha ariye. Icyo ngicyo nacyo mukimenye ko ari uko nguko twabiganiriyeho, ko buri wese agomba kwishakamo impamba ku giti cye mu gihe azi ko yaje kuri seti gukina, adategereje ngo Ruhongore ndamugaburira cyangwa se ngo hatanzwe imisanzu ngo ndamugaburira. Ku cya gatandatu, gukurwaho k'ubufasha rusange bwo gutwerera cyangwa se ku muntu wagize ikibazo runaka muri gurupe. Twanzuye ko cyangwa se umwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bwa Ruhongore Comedy hashingiwe ku myitwarire ya bamwe byameraga nk'aho bibangamiye muri gurupe. Twashyizeho uburyo bwo kuzajya dufasha umuntu wahuye n'icyo kibazo biciye inbox. Niba yahuye n'icyo kibazo, twebwe ubwacu nk'abanyamuryango tugomba kumuhamagara tukamuganiriza, umuhaye ibyo 2, umuhaye icyo 1,000, umuhaye izo 5 ku giti cye.
Mbonye
umaze kumva ko Kevine yababariye Rutiri twerekeje noneho kuri Ruhongore wafashe umwembe akazaza ushyira mu ikote akazaza wurira mu ikote ese umuyobozi agenda arira mu ikote nawe arabivuga wiki oya kureka ari kududera agombaga rero kuba ikintu gihembe ngiye ntabwo agombaga kugafata nkaka gusa iriya content nabonye ko yiseye cyane ndavuga ngo rege nawe warwaraga igicuri yabangamiye abantu cyane utuma ubateza n'imiserebanya bihurira mu mutima uzi ko biriya bicuri byawe aribyo byatumye ubateza imiserebanya ikahurira mu magutima yewe iyo numvaga kiriya giswahire mwumva nibwo bwa mbere nyumvise rero noneho mwumva nari rasengesho basenze nayo byarafashije cyane nari mfite imyuka mibi ya dayimoni ariko zaragiye zaragiye ubu nazo mfite narike ko bahise bagusengera ya miserebanya yayivamo iragenda urabizi ko navuye mu rugo ngiye mu kazi nsezeraho n'amakasi yanjye ko ngiye mu kazi ariko nyuma yaho byakurikiyeho niwe ubizi hari umugabo w'umusigaye icyo kibazo gikomeye umugore wawe ese mwagisubiranye uherutse mujyana guteza amatwi ugakora
uriya ngeso abona warakeye noneho utakimeze kwa kundi ati mama Kevin abagufatana imyenda